Uyu munsi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2025, Kiliziya Gatolika iri mu munezero mwinshi cyane wo kuba ifite papa mushya, papa witwa Leo 14 cyangwa se Leo wa 14. Uyu mupapa rero akaba ari umupapa wa mbere uturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se umupapa uturutse w'umunyamerika. Uyu mupapa rero mu minsi yashize ntago uyu mupapa yakunze kunyura mu itangazamakuru nk'umuntu uzaba umupapa, ariko ntago yakunze nyine guhabwa amahirwe nk'umuntu uzaba umupapa, nyine yabaye mu ibanga, abanyamakuru bavugaga abandi, we ntago yavugwaga cyane, yarakekwaga ariko ntago yavugaga cyane. Gusa Trump hari ikintu yakoze cyane. Murabona Trump yafashe imyenda y'abapapa arambara, agaragaza nyine ko nta wigeze ahishurirwa icyo yashakaga kuvuga, ariko Trump ikigaragara cyo yari ari mu buhanuzi, cyangwa se yari afite iyerekwa rikomeye, kuko uyu mupapa yaturutse mu gihugu cy'Amerika, iwabo wa Trump, nyine aho Trump ayobora. Ubuhanuzi bwa Trump bwerekanaga ko nyine ashaka umupapa w'umunyamerika, cyangwa se umupapa azaba ari umuvandimwe we w'umunyamerika, ariko abantu benshi ntago babashije kubyumva, nta nubwo abantu babashije kubibona, kuko abantu benshi bavuze ati uri kudukina ku mubyimba mu gihe uvuye hano ku kiriyo, uvuye gushyingura papa, kuki utangiye kwigira gutyo, kuki wigize papa, kuki wigereranyije. Ariko mu by'ukuri ukuntu yari ari siriyasi, kariya gatoki ke ni nkaho yari kuvuga ati papa w'umunyamerika turashaka papa w'umunyamerika, turashaka ko uzasimbura uyu nguyu witabye Imana, agomba kuzaba ari umunyamerika, ari umuntu wacu. Mu magambo make, Trump yahanuye ko umupapa uzaba papa azaba ari umuvandimwe we, azaba ari umunyamerika. Ubwo rero ubuhanuzi bwa Trump, buriya umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo yahanuye byasohowe. Urabona ko Trump mu by'ukuri ubuhanuzi bwe n'iyerekwa rye, cyangwa se buriya ni uko umuntu aba atamuganije, ashobora no kuba yari yabirose ariko ntabivuge. Rero Trump buriya keretse abashije kuvuga nibwo twamenya icyabimuteye, cyangwa se icyo yari afite ku mutima we. Umupapa rero Kiliziya Gatolika yabonye nyuma yo gupfusha umupapa wari uhari witwaga Papa Francis. Ubu ngubu uyu munsi Kiliziya Gatolika ikaba ifite umupapa mushyashya witwa Papa Leo 14, cyangwa se Papa Leo wa 14. Uyu mupapa rero akaba hari ibintu rwose by'ibigwi azwiho cyane ahuriyeho na Papa Francis, dore ko n'ubundi nawe yitwa Francis, nubwo yahisemo izina rya Papa Leo 14. Azwiho rero uyu mupapa kwegera abantu cyane no gukunda abantu, kuba afite umutima w'impuhwe cyane, afite umutima wuzuye ubwiza, umutima wuzuye impuhwe n'ubwiza. Uyu mupapa rero, uyu wabaye Papa Leo rero 14, cyangwa se Leo wa 14, yujuje amahirwe ya Kiliziya yose yifuzaga yo gusakaza ubutumwa ku isi hose, kuko murumva yabaye papa wa mbere wo muri Amerika, kandi Francis witabye Imana we yaravugaga ati wampa ubutumwa bwiza bukagera ku isi yose, Kiliziya Gatolika igasakara ku isi hose. Urumva rero ko ntabwo ubutumwa buzaguma mu Burayi gusa, ahubwo buri gusakara no mu bindi bihugu nk'Amerika, kandi wenda birashoboka ko n'ubutaha hazabaho papa w'umunyafurika. Murabizi ko bari bakeka ko hazabaho papa w'umunyafurika, nubwo Trump yari yarabihanuye. Ibyo Trump rero yari yarahanuye byasohoye. Rero uyu muyobozi akaba akunda abandi bantu, nk'uko biri kuvuga uyu mupapa akaba ari umuntu ukunda abandi bantu cyane, afite umutima ukunda abantu, akaba akunda rwose no kuyobora abantu ndetse mu mahoro. Uyu mupapa rero akaba azwiho guharanira amahoro cyane, ndetse akanayasakaza, akaba akunda ubutabera ku isi.
ndetse nawe akaba ari mu bantu badashaka guhohotera abatinganyi muri kiliziya, akaba ari muri umwe na Papa Francis, babyumva kimwe nyine, bafite imyumvire yo kudahohotera ikiremwa muntu. Kandi ikindi umupapa ni uko arangwa no kutagira ivangura. Papa Leo wa 14 akaba azwiho ikintu nanone cyo kutavangura, gukunda abantu bose, gufasha abageze mu kaga, akaba ari umuntu ukunda abantu baciye bugufi no gufasha abantu bari mu kaga, akaba ari umuntu ukunda kurengera ibidukikije no kurinda abarwayi, kwa kundi abantu bavuga ati umurwayi turamuhuhura, turamwica, turamuhohotera. Ntabwo uyu mupapa ibintu byo guhura abarwayi, ni uvuga ngo ntabwo ashyigikiye ibintu byo guhohotera abantu. Uyu